Fanya Kazi TV, we are the solution. Reka ngo ikaze kuri Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Ubu noneho tugiye kuganira ku kintu kiri gutuma abantu benshi bacika ururondogoro. Quantum Wallet cyangwa se ATU cyangwa se ATU bitewe no kuyita ikomeje gutera abantu benshi urujijo, bamwe bakibaza byinshi bitandukanye, bibaza amaherezo. Nyamara kandi hari itangazo cyangwa se amatangazo agenda asohoka buri gihe adusobanura uko tuba turi bwitware iyo byagenze gutya cyangwa se iyo hari impinduka runaka. Muri iki kiganiro turifashisha ibitekerezo bya bamwe mu bafite ubunararibonye mu birebana na ATU cyangwa se ATU cyangwa se Quantum Wallet bitewe nuko wowe usanzwe ubyita. Twumva icyo babivugaho, uko babitekereza, kandi nkubwira ko nyine hari impinduka n'amahirwe menshi akomeye muri uko kwa cyenda ku bantu bari baratinye gukora staking ya ATU bitewe nuko yagiye izamuka mu buryo butunguranye, bakaza kwisanga nta bushobozi bwo gukora staking bafite. Ariko kuri ubu muri uko kwa cyenda kugeza ku itariki ya 30 z'ukwa cyenda hari amahirwe yuko nge nawe dushobora gutunga ATU zizatugirira akamaro mu gihe kiri imbere, cyane ko itangazo rigaragaza ko guhera ku itariki ya 1 z'ukwa 10 ATU ishobora kuzaba iri around cyangwa se iri stable cyangwa se izaba iri ku giciro cy'ama USDT 20 cyangwa se amadolari 20. Kurikira neza iyi video witonze kugira ngo utaza kugira ikigucika, hanyuma uze kumenya uko byitwaramo aho kuhuzagurika, ndetse wirinde no kuba washukwa n'abashaka kukugurira ATU zawe ku mafaranga makeya bakumvisha ko ATU ari scam cyangwa se ko ATU yahagaze. Niba utazi ATU icyo ari cyo, ndaguha link igusobanurira. Niba ushidikanya ko ATU ari scam, nabwo hari link ikwereka uburyo ATU atari scam. Kandi wifuza gutunga ATU cyangwa se gufunguza Quantum Wallet, ndaguha link ikwereka uburyo nabwo wayifunguza witonze kandi ukagira icyo ugeraho mu minsi itageze no ku kwezi isigaye, kugira ngo abantu babashije gufatirana amahirwe yo gutangirana ATU babashe kumererwa neza kurushaho. Iyi ni Fanya Kazi TV, turi igisubizo. Reka noneho tudatinze duhere kuri itangazo cyangwa se announcement ya ATU, aho rivuga ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere nuko ATU staking ihagaritswe cyangwa se yahagaritswe. Itangazo riragira riti effective immediately, no kuvuga ngo ni ibintu byese bishyirwa mu bikorwa. Staking ya ATU aho wasangaga abantu batandukanye bajya kubitsa ndetse bakanunguka, yabaye ihagaritswe byihuse kugira ngo igiciro cya ATU kizamuke cyangwa se kizagume hejuru mu gihe iyi ATU izaba yashyizwe muri CX. Iyi ngiyi ni centralized exchange, ndetse iki giciro kikazaba giteganyijwe ko ari cyo ku madolari 20. None ushobora kwibaza uti niba staking ya ATU ihagaritswe harakurikiraho iki? Itangazo ryagaragaje ko ushobora gukora gusa staking ukoresheje USDT, BNB na TRX kugira ngo ukomeze kubona inyungu, cyane ko ingano ya coin uri gukoresha cyangwa se uri gukorera iri guhita ihura n'ingano za ATU ubu uzabona, ariko tuzirikane ko ari nyuma ya minsi 30. Icya kabiri cy'ingenzi gikubiye muri iri tangazo ni banning ya ATU cyangwa se gutwika ATU. Itangazo rivuga ko SATU zitararekurwa cyangwa se unreleased zizatwikwa burundu ku itariki ya 1 Ukwakira, no kuvuga ngo ku itariki ya 1 2025. Ibi rero ngo bizagabanya supply kugira ngo ATU izakomeze kuzamuka kandi igire agaciro. Ikindi kintu cya gatatu gikubiye muri iri tangazo ni future plans cyangwa se plans ziri guteganywa mu gihe kiri imbere. Ubu ni ukuvuga ngo total supply ya ATU cyangwa se supply za ATU zabaye kuba fixed, ziri kuri billion 2.5 za TRC20 tokens. Bivuga ngo izi tokens zizashyirwa muri DX cyangwa se decentralized exchange vubaha, noneho nyuma zizashyirwa muri ecosystem ya Quantum Wallet. Hanyuma nyuma yo kujya kuri CX, staking ya ATU izagaruka cyangwa se izasubizwaho, inyungu nanone izagabanuka ive kuri 60 tukajya tubona ijye kuri 30% ku kwezi. Icyo dukwiye kumenya nanone, minimum ya staking nayo izazamurwa. No kuvuga ngo niba mbere twa stakingaga kuri ATU 50, bishobora kuzazamuka ubwo n'ugutegereza. Muri make icyo twasigarana iki nuko iyi gahunda iriho, bamwe bari kwita ngo ni promotion izarangirana no ku kwezi kwa 9, no kugira ngo control supply ikorwe neza, bityo igiciro cya ATU kizamuke igihe izaba imaze kugera ku masoko manini ya CX cyangwa se centralized exchanges. Reka tumare nanone impungenge ku bantu bari kujya binjira muri application ya ATU ikanga gufunguka cyangwa se bikagorana, cyangwa se ukabona harimo 00 nk'uko ubibona hano. Ntabwo ari ikibazo cy'uko ATU ari scam, ntabwo ari ikibazo cy'uko phone yawe ishaje cyangwa se idafite imbaraga, ntabwo ari n'ikibazo cy'uko wenda ari connection. Ahubwo tumenye neza ko muri no minsi barimo barakora ama update. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, iyi application irimo irasurwa cyane mu buryo burenze ubwo ari bukenewe. Niyo mpamvu rero bitewe n'impamvu tutavuga ko ari 100% ushobora kuyifungura bikanga, ariko ntucike intege, uze gukomeza ugerageze unarefreshinge, biraza kugera ubifunguke kandi ubibone neza.
reka noneho twifashishije bimwe mu bitekerezo bya bafite ubunararibonye Quantum Wallet cyane cyane ikoni ya Atu, bagira ibyo badusobanurira kandi ntekereza ko bitumara impungenge. Nanabashimira cyane, harimo bamwe mushobora kumva amajwi muyazi nubwo ntari buyavuge hano, gusa ndabashimira cyane kuko nanjye baramfasha bigatuma nanjye mbasha gufasha abandi. Reka mbamare impungenge, nta kibazo na kimwe kiri muri iyi Quantum Wallet, ahubwo uko twasesingaho turi benshi, ubushobozi bishobora kuba buke wowe kugira ngo wasesinge bitewe na network yawe ntibikunde. Ariko nkanjye byaje mbayeho nijoro kugeza saa sita za nijoro, ndavuga ati niwe yareka mbe mbiretse, nimara kubireka ndabyuka kare kare abantu benshi batarasesinga ngo bajyemo. Nimara kubyuka kare ndaza kujyamo kandi nanabikoze ngiyemo nsanga birakunda, ndabikora ndabirangiza. Nyuma yaho bitewe n'uko abantu umubare uri kwasesingamo wamaze kuba mwinshi cyane, nanjye byongeye byanze. Kuri ubu bishatse kuvuga ko ntagira umuntu ugira ikibazo, ntagira umuntu uvuga ngo byiki n'ibiki, birakunda 100% huko ubushobozi bwa telefoni zacu dufite ni network burekura, nibizo zituma utabasha guhita wasesinga nawe ngo ugere aho abandi bari. Aha reka twumve uko uyu muvandimwe dusobanuriye ku bari kwibaza batese ko turi gukora staking, niba ukoze staking ya TRX, staking ya USDT, ugasanga bari kuhita bakwereka ko ingano y'izo wa stakinze zingana na ATU cyangwa se ATU. Ese ibyo bintu nibyo birashoboka? Ese bisobanuye iki? Hari ikindi kintu nshaka ngo mwumve neza. Ejo nabaye nk'ubikomozaho sinabivuga neza, ndababwira ni iki nicyo gihe, aya niyo mahirwe ubonye yo gutunga Atu kandi nyinshi. Niba wari warabuze staking, ubonye amahirwe yo kuyibona byoroshye. Niba wifuzaga kugira staking remereye, wifuzaga kugira coin 1000 bingahe, aya niyo mahirwe ubonye kubibona. Reka mbigusobanurire neza byombi. Wari ufite wenda nka coin 300, urugero ntanze, uraziswapinze avuyemo 2000 birenga, ugiye kubistaking. Nibajya kukubarira, barakubarira bagendeye kuri ibyo 2000. Sinari cyo kintu muri kucyumva neza. Barakubarira bagendeye ku 2000. Urugero ndabanza gutanga kuri staking ya Atu 1000. Ku 1000 ubona wabonaga Atu 60 ku minsi 6, mu gihe bikiri kuri percentage ya 30%. Babishyize kuri 60% yabonaga 120 mu minsi 6 ku muntu ufite Atu 1000. Ubwo ko ufite Atu 2000, urumva izari kubona zingahe? 240 mu minsi 6. Nizo kano kanya yarari kubona. Nawe nizo ugiye kubona mu minsi 6. Niba ufite 2000, niba ufite 1000 urabona 120. Kwako ibyo bari buguhe ntago baraguhereza USDT, ntago baraguhereza TRX, ntago baraguhereza BNB, ahubwo baraguhereza Atu. Sinzi nicyo kintu kiri kumvikana neza. Ibyo bari buguhereze byose baraguhereza Atu bagendeye ku byo wa stakinze. Umuntu wa stakinze 200 n'umuntu wa stakinze 1000 ntago abo bantu banganya. Niba stakinze 1000 cya USDT, ugiye kujya uhembwa bigendanye n'uko wa muntu wari ufite staking ya 1000 yahembwaga. Niba ufite USDT 6000, 4000, ugiye kujya uhembwa bigendanye na wa muntu ufite staking ya Atu 6000, 5000. Cyangwa icyo kintu kiri kumvikana neza noneho. Aya niyo mahirwe mubonye yo gutunga Atu nyinshi mu gihe gito. Iyi niyo banning bari kugenda bababwira, cyangwa se bigeze kuvugaho, ari nayo wenda hazahita hakurikiraho banning ya Satu mu minsi iri imbere. Satu zigakurwaho, zizaba zisigaye bazahita bazibaninga. Urumva rero bino bintu bakoze ni ukugira ngo babaninge byihuse ziriya Satu kandi mu gihe gitoya. Mu gihe izo wari ufite kugira ngo uzabashe kumara, reba izo miliyoni ufite za Satu wari kuzazirangiza ryari? Ako kano kanya uraswapinze usigira 6000 bya USDT. Aya mahirwe rero ntimuyapfushe ubusa, buri wese ayiteho.
kandi neza. N'utari ufite ubushobozi bwo gukora staking ya Atu 50 abonye amahirwe yo kuzahita zibona byoroshye, kandi nta nubwo azabona 50, azarenza 50. Aya mahirwe rero ntimuyapfushe ubusa, buri wese ayiteho kandi neza. Fanya Kazi TV, we are the solution.